Yorande makurati kandi abantu baragurishwa busuka. Abana b'Abanyarwanda ngo bari kugurishwa busuka ye. Abana rwose urubyiruko ruri kugenda bakarugurisha nk'amasuka rwose n'inyanya z'imbere, aho rwose benshi mu rubyiruko bari kugenda ngo bagiye gushakirwa akazi, kumbe bagiye kubagurisha bunyanya busuka. Ariko abenshi baba barimo n'igitsina kobo, igitsina gore, nk'uko mubibona abangaba rwose bagaruwe n'igitsina gore, muri kubona ko aribo benshi ye. Umuntu rwose asigaye agurishwa busuka bumari, kaza ati twabonye imari ye. Kandi ni nyuma y'uko kandi bigaragaye ko urubyiruko rwinshi rushukwa rukajyanwa mu bihugu byo hanze, bavuga ngo rugiye kurubonera akazi, bityo urubyiruko rukavuga ruti natwe tugiye gushaka akazi, hanyuma tuzakire duteturire imiryango yacu, tuyigire abakungu tubakize, hanyuma bakagenda bati tugiye hanze. Abana b'urubyiruko benshi b'Abanyarwanda bari gushirira hanze cyane, ukibaza ati niyo nka rwose iragenda ati ngiye hanze. Agatsinda nukuza akabwira ababyeyi babo ati twabonye akazi keza. Ababyeyi nabo ngo bagira sensa mu mabere bati nta kibazo tubafatira iry'uburyo, nimugende rwose ikizababaho tuzafatira iry'uburyo n'ibumoso, hanyuma twumve ikibabayeho. Ababyeyi benshi baravuga ngo amabere yabo ni za sensa, ngo ku buryo bumva rwose ngiyo umwana wabo, ngiyo umwana ngo ajyana agahura n'ikibazo. Ababyeyi benshi baravuga ati tubyumvira mu mabere ye, ati umwana wanjye ndabyumva ko agize ikibazo. Abantu umubyeyi rwose ngo yifashe ku mabere ati umwana wanjye mbyumvishe ko agize ikibazo ye. Bityo rero abana ngo bajya hanze bakabwira ababyeyi babo ati tugiye gushaka ubukungu, turagiye muzadufatire iry'iburyo n'iry'ibumoso. Amabere yose ngo bakayafata ye, abana bakajya gushakisha, none ngo bari kujya hanze ahubwo bakagurishwa ku buryo babaye nk'amaboro. Abana b'abakobwa bakarongozwa imbwa, bakabazanira imbwa zikajya zibarongora, abandi bakabakoresha agatunabwenda, abandi bagakinisha filime porunogarafi, ku buryo usanga abana b'abakobwa kenshi cyane bari mu bantu babigumbo. Abana b'abahungu barakubitwa rwose izakabwana hasi hejuru. Iyi ni inkuru, hari ubumbwira ati soma iyo nkuru, hari ubuvuga ati iyo nkuru ni bwoko ki abana bacu baragurishwa busuka. Soma, hari n'igihe haba harimo uwa runaka ye, ari uwa runaka ushobora kuba urimo uraba ye. Reka tubasomere inkuru. Ni inkuru igira iti ifite umutwe ugira uti nk'uko mubibona u Rwanda rwacyuye abantu 10 bari baracurujwe muri Myanmar kuri rya soko mpuzamahanga rigurishirizwa abantu. Ubwo rwose nawe umuturage usanga ushobora kujya muri Myanmar ukavuga ati nkeneye umuntu, mungurisha umuntu uteye gutya na gutya, hanyuma akareba uwo ushaka rwose niba ashobora kuboneka, bati turamukuboneye, kahishura rwose bakamuhamagaza muri Afurika bati ngaho namubonye. Aba abakobwa baba bari kuri za Instagram, bari kuri za Facebook, ushobora kumubona rwose ukamubona yatwitse ukamubwira turiya niwe nshaka muri Myanmar rwose, ngo bakamugushakira akaba bamukuzanira, akavuga ati uri kuri Instagram ari ushaka, bati niwe, bakamushakira abasheri bakamukuzanira, zukuze bakamubesha ati ugiye kujya muri Amerika. Nawe agashindura biza abana cyane b'abakobwa bahita kumubwira ko agiye hanze rwose umumuraruye, ahubwo yafite umuryango ukomeye rwose, aravuga ati ndagiye. Reka dusome inkuru. Ni inkuru kandi dusoma tugira ngo benshi bumvireho bigireho. Izi nkuru ntabwo tuzisoma tugira ngo rwose muze muzifate muzubike gusa, ahubwo tuba tugira ngo mwumvireho na runaka ubwo yari afite umwana wari washeze ati ndagiye rwose mufatire iry'uburyo n'iry'ubumoso, mumubuze mubwire ati hoje have. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko rwose yacyuye abantu 10 bari barashutswe ko bagiye guhabwa akazi keza bakisanga muri Myanmar kuri rya soko. Ni isoko mpuzamahanga umuntu bagumugura nk'abagura ururato ye. Ngo bashutswe 10 rwose bisanze ku isoko rya Myanmar, ngo kandi bakoreshwa imirimo y'agato, ubujura bwifashisha ikoranabuhanga n'ibindi bibi ko mutabivuze. Bakoreshwa amafilime porunogarafi, ngo bakoresha amafilime porunogarafi rwose nk'uko bamwe bagenda babivuga, abandi ngo bakarongozwa imbwa, abandi ngo bakajya barongozwa n'abasaza rwose, ngo kabajyana ngo abasaza ngo bakabarongora. Ni inkuru zigenda zishishikanya hirya no hino tugenda twumva ku bagiye bavayo, n'abandi rwose bazicisha ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ubwo ngo rwose abana b'abakobwa baba bagiye mu bihugu byo hanze cyane nk'aba ngaba uri kubona bagarutse, ngo benshi baba baragiye bashuko, barangiza akagenda akajya baryamana n'ibisaza amanywa n'ijoro, uwabajyanye akaba ari uhembwa rwose ku buryo bukomeye cyane.
amaye data reka dukomeze iyi nkuru yacu reka nyibasomere ngo bakoreshwa n'ibindi bibi bigiye bitandukanye. Hanyuma inkuru ikomeza igira iti ndetse ngo hari n'abandi batanu bakiriyo ariko nanone aracyakorwa igishoboka cyose ngo nabo batahe. Batanu barakibereyeho. Ari n'abagenda akavuga ati uwo ngo waradushakaho iki, araducyura gute? Kubera ko ngo abana b'abakobwa n'abahungu abenshi bari mu bwangavu bari hasi y'imyaka 30, abenshi ngo bajyanwayo ku buryo gutaha bavuga ati ni igisebo genda yigumirayo. Ngo bose niko bose ntago bajyayo ngo bahure n'ibibazo bikomeye, bityo hari abavuga ati nta umuntu dutahisha ninde ari kuvuga ibiki. Turabizi hari abajya hanze yajya gutaka avuga ati ni nabi bikagaragara ko nakoreshaga akazi kabi bizangiraho ingaruka. Abandi bwose bati nitugaragazwa ko rwose twakoreshwaga imirimo itaboneye bizarangira ba bandi batwubahaga batwubahutse, tuzaba igitutsi mu bantu ye. Abantu ugasanga bati uwo nguwo nareka kuducyura. Hari abavuga ati muturekereyo. Ndavuga bamwe muri bo abatataka. Inkuru kandi ikomeza igira iti benshi mu bajyanwa gucuruzwa muri Myanmar bava ku mugani wa Afurika bakanyuzwa muri Thailand babwirwa ko rwose bagiye kubona akazi keza bazahembwa amafaranga menshi. Barabakurayo bakanga kubabwira ko bajyanye ku isoko mpuzamahanga ricuruza abantu rya Myanmar ye. Hanyuma bati tubajyanye muri Thailand ye ntihagire ugira ikibazo. Tugiye kubashakira amafaranga muzajye muriyora igitebo. N'ibitebo bizeza kakana umushahara ari 2500 ku kwezi. N'amafaranga akaba hafi miliyoni 300 ye. Aba ari amafaranga menshi ku buryo buri wese yashiduka. Ngo nanone kandi ngo ku buryo buri wese yumva ubuzima bwe n'umuryango we bugiye guhinduka. Ngo byose bitangira urugendo ruzagarukira muri Thailand. Bati tugiye muri Thailand ntago ari muri Myanmar. Bakubwira ko ari muri Thailand kugira utumva ko ari kuri rya soko mpuzamahanga ricuruza abantu byibera muri Myanmar. Birakomeye. Hano umwana wa runaka ari yasheze ati ndagiye rwose mu nsezereho. Yahinda avuga ati muguri indabo ye mugaragaze ko ngiye hanze. Arabana ngo babiserebura yewe bakakura amavarisi bati turagiye. Hagasiga bateje ubukene mu muryango kandi rwose nanone bagiye gukoreshwa ibyo gatuna bwende mu mirimo mibi cyane. Inkuru kandi ikomeza igira iti iyo babeshwe ko bagiye muri Thailand bisanga muri Myanmar bagasinyishwa ku ngufu amasezerano ari mu Gishinwa. Bakuzanira ibintu by'iminyorogoto. Rwa rurimi rwose rw'igishinwa benshi batazi gusoma ku buryo bishobora kugutwara imyaka utaranarumenya. Ngo byorohera uwavukiyeyo di. Makuru rwose nyati baroshwa bakajyana. Ngo babahereza amasezerano ari mu Gishinwa ngo kandi ngo bakababwira ko bazajya bahembwa 400 ku kwezi. Uzi kuba bakubwiye ko ari 500 by'idolari nawe ubarira muri miliyoni hafi enye rwose. Bakakubwira ati ni katiresa. Uzi 500 kikava kuri 500 bakubwira ati ni katiresa agambero. Kandi bakabikubwira ngo byanditse mu Gishinwa ku buryo rwose kubisobanukirwa biba bikugoye. Ati gambero uzajya ufata katiresa ku kwezi ariko nayo nanone ntuyabone yose. Ukubwira katiresa kuzibona nazo bikabingumeye. Wa wundi washaka kujya yarumvireho di. Tubasomera kandi izi nkuru tugira ngo nanone mwumvireho. Manze mumenye nanone uko mugomba kujya mwitwara kubera ko benshi bajyayo ubusanga bahurika bagakubitika amwa nijoro. Wowe wari washegeye kuba wajya rero nagira ngo ubyumve neza ubyitondere. Ubyitondere rw'ukwerikwe. Ariyo mpamvu kandi tubwira umuntu wari ufite gahunda yo kuba yajya akenshi urubyiruko baba bafite gahunda bavuga ati twebwe turashaka kwigira yihanze. Ugasanga yasheze ku buryo rwose unabimujije mushobora guhura n'ikibazo gikomeye. Ari n'umubyeyi abwira ati mwana uragiye koko ati ndagiye. Yagerageza kumubuza ahubwo akaba yaramucumukane. Biba bikomeye rero. Inkuru kandi ikomeza igira iti baba bakora ibikorwa by'umutekamutwe. Mujyayo mukaba batekamutwe ye. Ngo bakora ibikorwa by'ubutekamutwe bwifashishije ikoranabuhanga bateka umutwe mu gushora mu mafaranga y'ikoranabuhanga bizwi nka cryptocurrency. Wabona ari bandi biruga babitubwira bagenzi bacu b'Abanyarwanda kumara guhamagaye gushora muri cryptocurrency ng'ibintu biri gukunda twarakize cyane. Bakamubwira ati genda bifotoreze umwahera modoka kwitwara babibone babyemereye.
kumbi yageze hanze yibera rwaruca ku makoti inkuru kandi ikomeza igira iti buri wese agakora amasaha abarirwa kuri 17 ku munsi kuruka ni amasaha 6 yonyine cyangwa 7 nawe ntagera mu akora amasaha 17 ku munsi ni amasaha menshi cyane gusinzire cyangwa udakora cyane akaswa umushahara gwe hanze agakubitwa inkoni cyangwa rwose agakubitishwa amashanyarazi n'ibindi bibi byinshi cyane mwarakubitise mwarashize ntamenyere gukoreshwa ishanyarazi babakubita abandi rwose bagakorera dara uzi gukorera dara biba bikomeye cyane inkuru kandi ikomeza igira iti ibi byabaye ku banyamahanga ariko n'abanyarwanda benshi bisanga muri uyu mutego kubwo amahirwe rwose bamwe bagakurwayo n'abanyarwanda bamwe na bamwe rwose barakaniye bati tugiye kujya gukora amafaranga hanze tuzakira bakagenda batwiyemeye bakavuga ati tugiye kuba abaherwe basiga kandi batwiyemo cyane batwiyemo bati twebwe tugiye kuba ba miliyoneri bagiye kuba ba miliyoneri runaka nawe niko yagiye we wa wundi runaka niko nawe yagiye we niko ngo bimeze ngo bagiye gukira ye inkuru kandi ikomeza igira iti umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda iyi ni Yoranda Makuru abinyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko rwose ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitwa kubimukira ryitwa International Organization for Migration OIM hari ingabo bamaze gucyurwa mu Rwanda ariko rwose hari n'abandi bakiriyo bityo nabo ngo baracyari uburyo bakurwayo niko Makuru yavuze Makuru yakomeza agira ati kandi guverinoma y'u Rwanda ku bufatanye na IOM cyangwa International Organization for Migration ku cyumweru gishize mu cyumweru gahatatse mu cyumweru gishize yacyuye abantu 10 bari baracurujwe muri Myanmar kandi akomeza agira ati dufite amakuru y'abandi 5 bakiriyo kandi turacyari gukora ibishoboka byose ngo nabo rwose tubagarure mu rugo urumva guverinoma iba yahiye umutwe ishaka abantu baba baragiye basize biyemeye kuri bagenzi babo ati tugiye gukira guverinoma rwose igasigara ari hamagara ati kuko rwose umunyarwanda arahenze ku isi hose hayo mpamvu guverinoma rwose ikora uko bishoboka kugira ngo rwose icyura abo bantu b'abanyarwanda ariko nanone ahubwo hari bamwe bavuga ati natwe turagiye muzadushaka n'ubu hari abari kugenda baraye rwose mu bishanga baje bagira ibishanga ngo barambuka rwose amazi bagenda baje bagira bati mugenda muca muri Tanganyika tuzahurira iyo Mombasa rwose muri Nairobi benshi nuko ngo bamwe na bamwe bagenda birakomeye cyane inkuru kandi ikomeza igira iti Yoranda Makuru yanditse ubutumwa rwose asubiza umunyamakuru witwa Richard Kwizera wari umaze gushyira hanze amakuru avuga ko rwose ari abanyarwanda bari muri Myanmar na muri Laos basaba ubuyobozi bw'igihugu ko rwose igihugu cyabo ko rwose kubatabara ngo kuko rwose bagiye muri ibyo bihugu bizezwa akazi ariko nyuma bagasanga bari mu bikorwa byo gucuruzwa babashize ku isoko nk'amasuka ye ati niko aya ni amasuka muze mugure inkuru kandi ikomeza igira iti umugande witwa Jariri Muyeke yajyanywe mu bikorwa nk'ibi muri 2023 akabivamo muri 2024 uyu mugande rwose yabwiye BBC ko rwose amezi 7 yamaze muri Myanmar aricyo gihe kibi yagize mu buzima bwe atazigera yibagirwa umugande witwa Jariri Muyeke hagiye nakobe bisati narakubititse inkuru ikomeza igira iti narakubiswe neshwa agaciro witwa amashanyarazi kandi iyo bakubonye usinzira cyangwa ukoze ikosa ahantu runaka bagukubitisha amashanyarazi n'amezi mabi cyane ya mbere nagize mu buzima bwanjye narakubiswe rwose Muyeke barakubita yashaka kuvubura natika kufatisha amashanyarazi ugatangira kubura ururimi uvuga amashanyarazi akagutiza ururimi rugafatana kubera amashanyarazi urumva n'abagome baragukwita rwose amashanyarazi arakumutse mu mubiri uriye amaraso agushiramo ugasigara wabaye nyamweru wabaye umweru nk'uwitabye Imana abanyarwanda muragiye gukora iki kubasa urwanyu mukanyurwa n'ibyo mufite hari uwise ubwira ati gahambere nawe rwose ntabwo uzi uko ubuzima bumeze turi muri funga mukanda tunanirwa kugenda wowe mutanera amacumu hari inama narimbagiriye inkuru kandi ikomeza igira iti abajyanwayo bahabwa telefone bagategekwa gushaka nimero rwose za telefone ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bashakira abakunzi nimushaka abakunzi mwumve ko harimo za sikama za bene wanyu z'abanyarwanda
ngo rwose bakaba izo nimero bamara kuzibona akazihereza abatekamutwe baba bicaranye aho nabo rwose bakakumvisha ko rwose ugomba gukora ishoramari ry'ubucuruzi bw'amafaranga y'inkoranabuhanga bamwe byitwa cryptocurrency nyamara ariko rwose bakubesha bati kora ubucuruzi zajya wunguka cyane. Iyi nkuru kandi nakubwiye ngo utanyuzwe nuko twayisomye nawe uburenganzira urabufite isembukira kugira kiba kirangaye rwose nawe ushireho mega zawe ubirebe cyane hanyuma ubirebe rwose ubikurikirane. Ni inkuru wasanga kugiye mu by'ukuri urumva tutayibusomeye nk'uko wabishakaga. Inkuru kandi ikomeza igira iti kugeza ubu muri Myanmar habarirwa ibigo byinshi birimo ibihumbi by'abantu bajyanywe ku gahato rwose bagamije gukoreshwa ibyaha by'ubutekamutwe. Babwiye ngo Myanmar ni igihugu rwose gicuruza abantu ku buryo rwose bweruye, ni igihugu gicuruza ku buryo rwose ugira n'ubudandaza amagara bafata umuntu bakamudandaza nk'aba rero b'abakobwa baba bajyanyweyo akenshi usanga ari ibikorwa byo kubasambanya abandi rwose babiriza ku mbuga nkoranyambaga bakinisha filime porunogarafi abandi rwose akajya bagurishwa ku bisaza bya bindi bishesha akanguhe rwose ngo hasi ibiziriko bitagihaguruka. Usanga umukobwa aramucuruza kandi nanahembwa agahembwa ba bandi bamutwaye. Inkuru kandi ikomeza igira iti muri Werurwe muri 2025 ku mupaka uhuza Thailand na Myanmar hari abantu barenga 7,000 baturuka mu bihugu byose byo mwisi bakuwe mu bigo bikorerwa mu mutekamutwe muri Myanmar 7,000 by'abantu kweri datowe. Ibaze muri icyo gihugu muri ibyo bigo bigiye bitandukanye biguyemo babigwa gituma twatewe abanyamahina barirukanka abandi basigaye rwose baburaniwe babuze hepfo na ruguru babaje ati niko mwe muturuka turi hano haje gushaka akazi koko ati haje gushaka akazi abantu mu ngara gutyo ibigo 7,000 niko kubafata buriya bagiye baboherezwa bati mutoka mutumuke hano nakazi gahari kasi nakazi muri gukora datowe 7,000 rwose ngo bakuwe mu bigo bitandukanye muri uku kwezi kwa gatatu gusa muri uyu mwaka turimo. Ibaze 7,000 by'abantu ubwo bose bahari harimo n'abanyarwanda harimo n'umunyarwanda buriya ntiyabuzemo umwese 2 se 10 na runaka nk'umwana we yagiyeyo abona ari muri abo bafashwe ye hanga muri abo ngaba bagarura. Turabiza abana benshi b'abakobwa n'umuntu wese uri gushaka ubuzima ntacyo atakora niyo mpamvu ushukika bigakunda aho yati rwose iwanyu muri mfunga mukanda. Rero nicyo gihe ngo uza tukwambutsa amazi magari ujya gushaka ubuzima aho uzabaho neza ukazatunga umuryango wawe ukabana neza kandi nanone ugakira vuba mu buryo bwihuse cyane. Siko kugira bakagukubita ibipapuro rwose bikaratasi batibirebe twareba ukabona ni igishinwa nazi byanditseho ashaka ko bakubwiye tugiye kukubaga tugukuremo ibyo mu nda ye tubigurisha ababosi ati ngaho bisinyire ugava gushishimura kubera kiboko ihari kumbi rwose ngo bagiye kugwemba katirese biba bikomeye cyane. Iyi ni inkuru rero uwumva utanyuzwe jya kugiwe nawe uyisomere. Turi kumwe rero kandi mudusangiza amakuru tubasangiza yanga tugira ngo mumenye amakuru uri hirya no hino none namwe mudusangiza yo mufite tunabashishikariza kuba mwadusangiza kuyo mufite cyane nanone kugira ngo nanone tuyageze kuba baduteze yombi nanone mu rwego rwo kugira ngo usangire amakuru mwibusa kandi nanone iduka ntarindi nikoma yombi nanone nako ni nusa ndi kubivanga ye no gukunda amafaranga cyane ye mujye mumbabarira ni ITM City cyangwa se IT Money Network CP Limited ikabikorera mu karere ka Musanze by'umwihariko mu ntara y'Amajyaruguru kuri curuza ibijyanye n'ibikoresho bya networking. Ushaka ibikoresho bijyanye n'ibya networking uri mu IT bavugisha kuri iyi nimero ni 0789659475 ukeneye installation kandi ibijyanye n'amakamera wavugisha iyo nimero nanone bakabigufashamo. Uramutse ufite kandi nanone usanzwe ubifite ariko nanone bikaba bidakora neza bavugisha nanone bagufashe. Turi kumwe rero kandi mudusangiza amakuru mudusharingire kandi mudukunde wakora subscribe umunsi cyangwa ejo bundi nta kibazo. Imbuga zacu ni Koma Yombi TV. Amazina yanjye nitwa Benjamin turacyari kumwe. Imana ikomeze bazigame nanone mwirinde kujya mwamukadi mukajya gukoresha ibikorwa bibihaza mwaranja mukagaruka mukadutuburira. Ibaze
nk'aba ngaba mbona rwose ari abakobwa, ugasanga harimo uwabeshe runaka ngo tuzabana ubu umugabo wanjye, akajyayo bakamurongoresha ibisazi imbwa, yarangira akaza kugutuburira. Turi kumwe rero, Imana ikomeze ibazigame, murara haryana.